Uyu ni wo mwanya ngo tubagezeho abantu bakunda ibiryo ku isi. Abantu ba mbere bakunda ibiryo ku isi. Urugero ni urugero rw'abasore bafite imyaka 18 gusubiza hejuru. Ku myaka 25 aho. Reka mbakubita inkuru y'abasore batatu. Hari abasore batatu, umwe witwa Posori, undi wiyita Rubyogo, ariko mumaze ku mazina ya Nshuti. Aba basore bakunda ibiryo. Na wundi muntu wa mbere ukunda ibiryo nkabo harimo noneho witwa Songiwe. Songiwe ni umusore w'igituza wambara ingofero ijya kumera nk'iya gisirikare, akambara umupira w'umutuku. Noneho witwa Rubyogo we yambaye umupira wanditseho the biggest, nawo n'umutuku, amaboko maremare. Muri aba bose nta wundi ukunda ibiryo uretse Rubyogo ariwe witwa Nshuti. Uyu muhungu yariye ibiro 3 by'ubugari akuramo umupira. Amajije gukuramo umupira aragenda yicara inyuma y'ibiro 3 by'ubugari. Umuntu aje kumureba aramubura. Kumbe yari yicaye inyuma y'ubugari, ari ikirunga cy'ubugari, bari kumushaka bamubuze. Ikintu cyagaragaje yuko hari nuko babanje kumubona ubugari uko ari kugenda bukoraho bugenda bugabanuka, nawe agenda hinguka. Jesus. I don't want peace. Narabibabwiye. Mubanze mukore subscribe niba utarayikora, ukande like mbere yuko dukomeza. Tugushimiye kuba uri kutwumva. Uyu musore yageze ahantu hitwa Nyagasambu. Yabuze ibiryo na bike byamuhaza. Ageze Nyagasambu ahasanga umugabo wari urimo guteka umutwe, avuga ibiryo byose ngo biraribwa. Byaba bitetse byaba bitanatetse urabifata ukabyoroshya ukoresheje kupi cyangwa kari akantu bakunda gukupisha ibiryo kugira ngo ibiryo bibe bito. Bamwe mu bantu babizi babyita karape. Uyu muhungu yaragiye apfa kuyora ararya. Reka mbwire Satani. Yarariye Reka mbwire nuze we. indi genda yuzuye. Enda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga. Ariko Wetin be this? Jesus. Hey!